iri ngiri ni isengesho, episode ya mbere y'isengesho mu minota mikeya kandi rishobora kukugirira umumaro. Aha ngaha ni agace ka mbere ko gusenga ku bantu babuze urubyaro. Data wa twese uri mu ijuru, ndihereye mu cyumba cyanjye kuko aho navugiye ku mugaragaro nta muntu wigeze ansubiza ibyo navuze, ni wowe noneho nsigaje kwirengera. Nagiye mu bapfumu nshaka urubyaro nararubuze, nagiye mu bakomeye nshaka urubyaro nararubuze, wanyohereje amagambo akomeye ambwira ngo ubutunzi nashaka nabubona, kwamamara nashaka nabwo nabibona, ariko ntabwo urubyaro narubonera mu bapfumu. Urubyaro ni umwandu uva ku Uwiteka. Ibyo ngibyo narabyumvishe, ariko Mana ndarambiwe kuko ngenda apfa, ndi mu isi y'ibyaha, ndi mu isi yubitswe n'ibyaha. Hari nubwo nshaka guta umurongo, nyuma y'aho ngaho ukambwira amagambo y'ihumure, ariko ubu ngubu Mana ndakwinginze, ndabizi ndanduye, kandi nzi neza yuko wavuze yuko n'abamarayika bo mu ijuru babonamo amafuti. Nganzwe twe tuba mu nzu zubakishije urwondo, imfatiro z'inzu zacyo zikaba zishinzwe mu mukungugu. Kudukandagira ni nko gukandagira inyenzi, turameneka ndetse tugapfa buheriheri, ndetse ndihagire n'ubasha kuba yatwibuka iyo tumaze gupfa. Bityo turi ku isi ibyiringiro dusigaranye ni wowe. Njyewe n'umugabo wanjye nkunda, ndakwinginze, ngeneye urubyaro rumuturukaho, bikozwe nawe bidakozwe n'imbaraga za Satani. Ndakwinginze nguraho igisuzuguriro nguko wagikuye kuri Hana. Ndakwinginze wituma umugabo wanjye abyara ku muja nguko Aburahamu yabyaye Shimayeli ku muja. Ndakwinginze ntabwo ngeneye urwango hagati y'abana banjye ndetse n'aba mukeba. Ndashaka kugira ngo mbereze abana b'umugisha baguturutse mu biganza. Ndakwinginze nturebe ku byaha byanjye, twikira ibyaha byanjye, unsubize utarebye ku byaha byanjye. Uramutse urebye ku byaha byanjye, ndabizi napfa ngazuka ndari nabona igisubizo cyawe, napfa ngazuka ndari nabona kugira neza kwawe. Ariko nzi neza yuko ndi mubi, kandi iyo umubyeyi abona umwana ari mubi aramucyaha. Utari wancyaha mbanje kugusaba imbabazi ku bintu byose nagukoreye. Ndashaka kwitwararika kurusha uko nayo nitwaye mbere. Ibi binakoze ndashaka kubisimbuza ibyiza. Ibi ngibi ndi kuvuga mbikuye ku mutima, nta nubwo ndi kukubwira ko mbikuye ku mutima kuko ushoboye kureba ku ndiba y'umutima. Ahubwo ndagira ngo urebe ku mutima wanjye, urebe igisigayemo gishobora kuba cyakubangamira, ngikuremo mu izina rya Yesu. Nzi neza yuko utanga, nzi neza yuko ukenesha, nzi neza yuko ukiza. Bityo rero sindi kugusaba byinshi, ndagusaba kimwe cy'ingenzi, kuko nzi neza yuko mu biganza byawe hari byinshi. Gusabye urubyaro Mana, ndakwinginze iri buye rimvaneho ry'agasuzuguro, iri buye ry'amagambo wambwira yuko mbereyeho kuzuza amatoye y'Imana. Ndakwinginze iri buye ringureho, iri buye ryo kubura urubyaro ringureho. Uyu musozi ndabizi uko ubwanjye sinawusa, wowe utangira urugendo ukawusoza, ni wowe ushobora gutuma nsoza uyu musozi. Ku bibazo byanjye ndabizi, ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Ntajya nicaye ndeba ibiri hasi ku birenge byanjye. Nawe rero ndakwinginze reba hasi ku birenge byawe, aho ngize amavi yanjye, nubitse umutwe hasi ngo ukojeje ku birenge byawe. Nyitaho kugira ngo ubashe kunsetsa nguko wasekeje Hana. Mfasha kugira ngo nere kuba iciro ry'imigani mu miryango nashatsemo. Mfasha
kugira ngo umugabo anyishimire birenze, bitewe yuko namaze kumubyarira umwana. Ndakwinginze ubikorere kwiyubahisha, ntubikore bitewe yuko ndi mwiza, kuko nzi neza yuko ndi umunyamunwa wanduye. Nzi neza yuko Mana wera, urera, uri mutukuvu, urera kandi uzahora wera, urera, uribanza ukaniheruka, urera ntawe usa nawe. Ndakwinginze Mana, ubashe kubambereza urubyaro. Ibyo ngibyo mbigusabye nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.